Sashimwe cyane inshuti z'umusaraba bakunzi ba Madrine Mando nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Uwiteka Imana bane namwe ndabishimiye. Igihe cyari kibaye kirekire iminsi igira ukuntu igenda gukora video ntibitworohere, abanyeshuri mu biruhuko n'ibindi byinshi cyane. Nishimishijwe no kugaruka hano rero ntumeka umwuka w'abazima, kandi namwe nizere ko Uwiteka Imana barinze. Abarwaye ndasenga ngo Uwiteka Imana abakize, abagize ibibazo Uwiteka Imana bakomeze, abihanganisha baha imbaraga baha inkomezi, kandi abanezerewe namwe nifatanyije namwe. Ni muri ya gahunda rero y'ubuhamya, mu by'ukuri sinashoboye gukomeza kubera izo mpamvu mbabwiye n'izindi, ariko hano ni ku gice cya gatatu. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku gushaka mu mugambi w'Imana. Ibyiza byo gushaka mu mugambi w'Imana, wenda n'ingaruka zo gushaka hanze y'ubushake bw'Imana. Nababwiye ko nzajya mvuga ikintu gitoya, nkababwira icyo nize icyo nigiyemo, n'isomo nakuyemo, kugira ngo wenda rigire uwo rifasha. Biraruta kubabwira gusa ibintu byabaye cyangwa byagenze uko nguko gusa. So icyo navuga ngo mu gihe cyacu, jewe mu gihe cyanjye, dore ko nabyirutse ntazi ko Imana ivugana n'abantu. Nari nzi ko Imana nyine ivugira mu ijambo ryayo gusa, sinigeze mpura n'umuhanuzi, kandi nakirijwe mu idini navuga ko ari ADPR. Mu by'ukuri na ADPR naje gukurikirana amateka nsanga idini nakirijwemo ku myaka nka 10 na ADPR, ariko itandukaniro rihari bo nta doctrine yo kudakora imisatsi, kwisiga makiyaje, usibye ko nicyo gihe byari bidahari cyane, nta byari bihari, ariko twigishwaga imyambarire, twigishwaga nyine kuntu umukristo agomba kwitwara. Rero ikintu bibandagaho cyane ni ukutubwira ko tutagomba gushaka abantu tudahuje imyizere, ariko mu by'ukuri icyo mbanengaho ntago batwigishaga cyane impamvu yacu. Batubwiraga gusa ko ari bibi, kandi ndagira ngo nkiraho mbabwire ngo si buri muntu wese mwicaranye mu rusengero ngo ni umugambi w'Imana ngo avuye ku Mana. Si n'uwo muririmbana muri korari ngo uwo nguwo nta kibazo ya. Buri muntu wese afite umuntu yagenewe bitewe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari umuntu Imana iba yaraguteguriye bitewe n'ibyo Imana ishaka kuzagukoresha, cyangwa se ibyo Imana ishaka gukora mu buzima bw'uriya muntu. Imana ishobora kohereza mu buzima bw'umugabo, wenda arakijijwe ariko ni umunyantege nke ukuntu, hari uruhande Imana ishaka ko uterura. Mbese reka mbabwire ngo ntugafate gusa ngo ugiye mu rugo urashatse, ahubwo uyifate nka assignment, uyifate nk'ugiye mu kazi k'Imana. Hari ikintu uba ugiye gukora mu buzima bw'uwo muntu, cyangwa se mwembi muba mugiye gufatanya kugira ngo hagire ikintu mukorera Imana. Hari ikintu runaka, assignment runaka muba mugiye gukora mu bwami bw'Imana. Impamvu rero akenshi twabirwanyaga nuko twabaga tutanasobanukiwe. Mu gihe cyacu pe nabihamya, aho amaboko y'abantu naciyemo, ntago bigeze batubwira impamvu ngo badusomere Bibiliya, ngo batwigishe byimbitse, bavuge ngo urabona ngo iyo ushatse umuntu udakijijwe bigenda gutya, umwijima ntuhura n'umucyo, byakuvuna cyangwa se byagusabiza imbaraga. Oya, gusa batubwiraga udashaka umuntu udakijijwe, ku buryo n'uwashyingiranwaga n'umuntu udasengana muri iryo torero ntago bari bemerewe kugutahira ubukwe. Ndibuka ko icyo gihe ababyeyi benshi birukanywe mu rusengero. Uyu mwana wawe yashakwaga kutari kuvuga ngo yishingiye, gukora ubukwe, ukakira umukwe udasengera muri iryo dini, ntago byagendaga neza. Nubwo kubera izo mpamvu rero abantu benshi bagiye bajya nyuma y'itorero baragwa, kubera ko umubyeyi akavuga ati nabura nte kwakira umukwe umwana nzaniye. Mbese byari ibintu biteye uko nguko. Ariko uyu munsi abantu bafite amahirwe cyane yo gusenga, ukamenya ngo Imana iravuga iki, batanaguhanuriye.
ugatwara impamvu imbere y'Imana. Niba umusore aje ukamujyana imbere y'Imana ukavuga Mana uyu nyereka uyu muntu, Imana ikakwereka mu nzozi, Imana ikakwereka mwere uburyo bwose yakwerekamo, ikakwereka uwo muntu. So hari amahirwe menshi cyane yo kudakora amakosa yenda nko mu bihe bya mbere, abantu twari tugifite ubujiji bwo kutamenya ko Imana ishobora gusanga umuntu uwo ari we wese ugiye kuyambaza ukiranutse mu kuri, ukijijwe mu kuri. Ntabwo isanga abantu bose. Hari Imana nyinshi cyane, mwitonde, ntabwo ari buri buhanuzi bwose ubonye ngo buvuye ku Mana. Uyu munsi hari Imana zibwira umuntu zikakubwira ngo runaka ni umugabo wawe kandi afite umugore bashakanye, nubwo umugore we yaba ari umupagani, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo mubaye babiri, iyo mubaye umwe, si ukuvuga ngo buri muntu wese ushatse umugabo udakijijwe cyangwa umugore udakijijwe ngo ashatse hanze y'umugambi w'Imana. Nabyo mubyitondere. Imana niyo izi ukuntu ikora ibyayo. Imana birashoboka, nemera ko Imana yakohereza umuntu ukijijwe mu buzima bw'umupagani kugira ngo ikize uriya muntu kuko ari umwana w'ubugingo. So ntago nabihagararaho mvuge ngo buri muntu wese ushatse umuntu udakijijwe ngo ntago ashatse mu mugambi w'Imana. Ntago ariko bimeze. Ariko ndavuga ku batarashaka, iyo wamaze kumushaka muba mwashakanye, iyo imiryango yabyemeye, iyo inkwano zatanzwe, umugisha w'ababyeyi wawe ubonye, mariage bihari imbere y'Imana, muba mwashakanye. So ibindi Bibiliya ivuga ku bantu bashakanye badahuje imyizere muzabyisomere mu Bakorinto. Byashoboka ko mwatandukana nyuma, muzabyisomere. Ibyo ntabwo ari byo ndi hano kuvuga. Ariko nanone Bibiliya ikavuga ngo ugumye mu buzima bw'uwo muntu ukamwerera imbuto, wabwirwa n'iki kutamubera umucyo umugeza kuri Kristo. So kubwashatse rero guma mu rugo rwawe uhagarare. Imana ntisenya. Bino bintu byateye ngo umugabo si uwawe mubyaranye gatatu. Se iyo Mana yarebaga hehe ujya kubyara uwa mbere, ujya kubyara uwa kabiri? Imana yubaha institution y'urugo. Ahubwo uvuge ngo urahagarara ukirengera ingaruka ziza kubera ko umuntu muri kumwe mudahuje. So ikintu rero nize niki, impamvu twatangaga mu gihe cyacu, urumva nawe ni ibintu wasangaga abantu bakijijwe nta gahunda cyane. Gahunda yo gushaka baga bayifite, ako kabona ntibijyanye kweri. Abantu benshi ugasanga ntibagirwa amahirwe yo kwiga, nawe ukabona umwana ariza ashoje kaminuza, ukabona umuntu utarashoje na primaire, rata n'ubuzima bw'amafaranga ntabwo, n'urukweto ni rumwe rwarahengamye. Bikumva ibyo bintu bitahura kuvuga ngo uyu muntu yuzura umwuka akavuga mu ndimi, ukumva n'ababyeyi baguca kabisa. So habaga hari impamvu zateraga abantu kudakurikiza ibyo byo kuvuga ngo uyu muntu ngo turasengera mu idini rimwe. So icyo mvuga rero, icyo natangaho nk'inama ku biki gihe, ntugashake utabanje kubaza Imana, kuko mu by'ukuri umucyo n'umwijima ntago bibana neza. Reka tubanze dusome iki cyanditswe kivuga ngo Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 14, aravuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Reka ndekera aho ngaho. Umwijima n'umucyo byafatanya bite? Ni ibintu bitoroshye. Ni ukuvuga ngo biba bibangikiranye. So niba ufashe umwanzuro wo gushaka umuntu udakijijwe, nawe ugiye mu mwijima, uraguye. Niba wabifasheho umwanzuro warabikoze utabizi, iyo ni case itandukanye. Ariko niba ubikoze ubizi kubera amarangamutima yawe, kubera ibyifuzo bya kamere, ukabikora
kubera ko uyu muntu ufite icyo umwifujeho utabajije Imana ngo ubaze niba uwo muntu ari we uberanye na destiny yawe, uzirengera ingaruka zabyo. Ashobora kukubera umupagani cyane birenze uko wabitekerezaga. Ibintu twibwira kenshi abakobwa iyo tujya gushaka cyangwa abagabo, ukumva umuntu ngo afite defo runaka ukavuga ngo nzamuhindura, nzamusengera. Ntabwo uri Imana, nta nubwo uri Mwuka Wera. Ubizi ute niba uwo muntu azafata imyaka 50 kugira ngo ahinduke, cyangwa niba atari n'umwana w'ubugingo nk'uko bajya bavuga? Ariko nge nizera ko umuntu wese ukijijwe ahabwa ubugingo. Ugasanga ari umuntu wahisemo kutazigera yemera Imana, uzamusengera amasengesho angana gute? So kubaza Imana rero bikurinda kuvunika, bikurinda ibintu byazakuvuna imbere, kubera yuko kubusengwa gushaka utabajije Imana hari izindi mbaraga bigusaba. Niba usanze umuntu ari umupagani, ihangane, mwihanganire, umusengere, umwerere n'imbuto kuko wagiye abizi. Umupagani anywa inzoga, umupagani arasambana, umupagani akora byose, umupagani yakora byose. Nta mwuka w'Imana umushinja umubuza gukora iki. So nukuvuga ngo wagombye kugenda ufite expectation ko buri kimwe cyose gishoboka. Naza atinze wihagarika umutima ngo umukingirane, ngo uvuge ngo byacitse, uhamagara abayobozi cyangwa ngo uhamagare imiryango, wari ubizi. So abana b'Imana bagira principle bagenderaho. Hari ibintu biranga umuntu ukijijwe. Niba rero adakijijwe, wishaka kumukurura ngo umushyire muri kote y'abakijijwe, kubera ko ntabwo ariko wamusanze, ahubwo wasenga kugira ngo Mwuka Wera wenyine abari uzamugenderera amujyane muri ruriya ruhande wifuza. Kandi ibyo nabyo bikora ukora inshingano zawe, utamutesha umutwe. Ugomba kwera imbuto bihagije 100% ku ruhande rwawe. Kugira ngo werere umuntu imbuto akizwe, ugomba kwera imbuto, ugakizwa neza kandi ugakiranuka, ugasigara umukunda, unamusengera kandi ukorana byose ushobora, kugira ngo ntihabeho umugayo, ntihabeho urubanza ku ruhande rwawe. Hahandi umuntu avuga ati Imana y'uyu mugore nanjye ndayizeye, Imana y'uyu mugabo ndayizeye, ibi byose mukorera byo ngira gute? Ntiyari yigera antuka, ntiyari yigera nteza rubanda, ntiyari yigera yanga kuntekera, ntiyari yigera yanga kungandukira. Imana yanjye, Imana y'uyu muntu ndayemeye. Izo ni izindi mbaraga ukenera umuntu bw'Imana. So je navuga nubona uteye intambwe ukajya gushaka umuntu udakijijwe, impamvu mvuga kubaza Imana ikwereka hari abapagani bari mu rusengero. Ntugire ngo kubera ko muririmbana muri korari arakijijwe, ntugire ngo kubera ko acuranga gitari arakijijwe, ntugire ngo kubera ko ahagarara ku ruhimba akabwiriza arakijijwe. Tandukanye impano n'agakiza. Ashobora kuba yirirwa kuri YouTube nkuko nirirwa uko nguko, ari icyamamare, ari umusitari, wenda ubona avuga no mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ntabwo ari byo byerekana ko umuntu akijijwe. Hari n'abavugiza abadayimoni. Umuntu n'umutima wa wundi wuriwe ntawureba, wa muntu Imana yonyine ireba. So Imana niyo ishobora kukugenderera inzozi ikakwereka uyu muntu, ikamwambika ubusa imbere yawe, ukavuga ese nuko ameze. So baza Imana, kandi nugenda wayibajije nabwo ntutekereze ngo ugiye muri paradizo, kuko satani arwanya ingo, nta nubwo ashaka ko imiryango ibaho. Ibitero uzahura nabyo, uzahura n'intambara. Satani azashaka kumuteza ibintu bituma umudautinga, bituma ushidikanya agakiza ke. So satani yagutera anyuze mu wo mwashakanye. Icyo gihe bigusaba guhagarara ukamenya ko mugenzi wawe yatewe. Nawe ntuterwe ngo witere, kuko urumva iyo atewe satani akamusaba, akamunyuramo, akagutera, nawe ugatangira aho kumusengera, nawe ukamwataka, urugo rurasenyuka neza rukajya kwitaka. So niba wisanze muri iyo situation niba ushatse warabajije Imana, genda ubizi ko satani afite imigambi nanone nkiyagirira abana b'Imana. Yagutera, waterwa. Umuntu wese ntarageraho atakorwaho na satani. Turacyari mwisi, turacyambaye umubiri. Wari umurokore wirindaga cyane yasambana, yaterwa n'umwuka agasambana. Isi tabimukekera birashoboka, yakwiba birashoboka, yarara muri bowate birashoboka. So nta muntu ufite imbaraga zidakugerwaho na satani usibye ubuntu bw'Imana no gukiranuka bituma turindwa. Imana ikadushyiraho urugo rw'uburinzi,
kandi ibyo nabyo bisaba buri munsi guhora twiyeza twitwikiriza amaraso Yesu Kristo. So gukiranuka ni ingenzi cyane mu rugo. Hanyuma ku muntu ushaka mu mugambi w'Imana, komeza usenge, ntucike intege niba babatanu. Imana igenda ikwereka ko atari bo, komeza usenge. Biraruta kugira ngo ucike intege ujyane n'umuntu utari uwo mugambi w'Imana, biraruta ko wategereza igihe kirekire ukazashaka mu mugambi w'Imana. Iyo ushatse kwicira inzira, izo nzira Satani zica vuba cyane, afungura amarembo menshi cyane. Ubu gitangira kubisengera ashobora no gutangira kuzanira inzozi zikwemeza ko uyu nguyu ari we. Iyo atari afite gahunda yo kuzamukoresha kugira ngo disorganize ubuzima bwawe. So inshuti z'umusaraba batarashaka, abashatse nibyo nyine byararangije. Ntagire ukubeshya ngo wose umugabo wawe isezerano ryarabaye, niba yaragukoye, niba umugisha w'ababyeyi warawubonye, keretse abaye afite irindi sezerano yari yaragiyemo utazi cyangwa ukazarimenya, ubwo ntabwo abaye yarasezeranye ahandi, ntabwo aba ari uwawe. Wowe nguwo uremerewe ufata ibyawe ukavayo, kuko n'umundi kuhaga umurimo ubusambanyi. Niba uri umugore wa kabiri uri mu busambanyi, umugore ni uwa mbere, yaba akijijwe yaba adakijijwe, yaba atarabyaye yaba yarabyaye. So niba warashatse mu buryo bwemewe n'Imana, uwo niwe mugabo wawe, uwo niwe mugore wawe. Ibikurikiraho ntabwo ari iby'Imana, keretse ari iby'Imana byagenze mu buryo bw'Imana. Ku batarashaka, ntimugashake mutabajije Imana, kuko iyo ujyanywe n'umubiri na kamere, ugira urugo rw'umubiri n'ibikorwa bikaba iby'umubiri gusa. Bizakuvuna. Senga ubaze Uwiteka, ashaka mu maso h'Imana bihagije, tugeze igihe uzabera sure ngo uyu muntu ni ubushake bw'Imana. Bizakurinda byinshi. Umuntu iyo ari mu bushake bw'Imana, niyo yakosheje umenye uko umusengera. Ujya imbere y'Imana, Mana umugabo wampaye. Ariko hari ukuntu tugenda tukishakira abantu bacu batavuye mu mugambi w'Imana, hanyuma twarangiza tukajya imbere y'Imana kurira no kubarega imbere y'Imana. Imana ntabwo ari we yamuguhaye. Fine, ubu ngubu ni umugabo wawe n'umugore wawe, ugomba guhagarara, ugahagarara kandi ukahagararamo neza. So mujye mushaka amaso y'Imana. Urushako ni ikintu gikomeye cyane, ni covenant idakurwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose keretse urupfu. Urupfu nirwo rutandukanya abashakanye, kuko Kristo ntaraza. So mu gihe hatabayeho urupfu rero ntabwo mwatandukanye. Gukura impeta ntabwo ari byo bitandukanya abantu. Isezerano ryarabaye umunsi mwemeranye ko mukundanye, mukajya imbere y'ababyeyi, isezerano ryarabaye. Inshuti z'umusaraba rero, Uwiteka Imana abaha umugisha, Mwuka Wera bari guherekeza ano magambo, kuko jyewe nkanjye nta magambo y'ubwenge mfite, gusa Mwuka Wera w'Imana ari we ugenderera abo ngabo yateguriye kuzumvira ijambo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shalom shalom.